Oh yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize. Dore naha ngaha ubwo umukobwa yari azi ko umugabo yibereye neza cyangwa se ari mu rugo neza, abandi bo bari bibereye mu birori baryoheje. Ubwo bagatangira ati hawe ko numvaga uvuga ngo hari umuntu hano mu rugo umeze nk'aho arwaye akeneye kuba yajya kwa muganga, ubwo ngubwo ntiwajya kuba wanyaruka ukabanza kumujyana kwa muganga? Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati reka ibyo ngibyo ntago ari aha ngaha babikorera, ibyo reka uwo nguwo nashaka apfe, ibyo ntago birimo birandeba, nashaka yipfire, ahubwo mureke twebwe twibyinire, twiryohereze, ibintu bijye mu birere, ibintu byendereye bijye imbere. Ubwo bose bakavuga tuzi uko ari byo we, ibyo bintu ni ibyanyabyo, reka natwe twikorera ikirori cyacu. Umukobwa nawe nuko nguko yahise agira aho ngatangira kuba yavuga ati se ibyo bintu murimo muravuga ni ibiki? Ntago wakaje kuba wakanyitaho, urimo uravuga ibiki n'ibiki urimo uragerageza kuba wakora? Ubwo bahise batangira kuba bagabanya volume y'imiziki barimo baracuranga aho ngaho. Ubwo hawo nawe yatangiye kuba yavuga ati iki urimo urambwira ibiki? Ibyo ni ibiki urimo urambwira? Ibyo ngibyo ko bitandeba bitamfasheho, ibyo ni ibiki? Hawo yararakaye, nta kintu waza umubaza, nta kintu waza umubwira, yaribabariye. Ubwo umukobwa disi yanze umuhungu cyangwa se yereketse umuhungu ko atamukeneye, none uyu yasigaranye aha ngaha ni ikirura. Yatangiye kuba yamubwira turimo uravuga ubusa, none se wagiye ugafata ibyo kurya ukirira ukareka kuba wasakuriza aha ngaha ko nta kintu na kimwe wewe urimo uravuga aha ngaha kizima. Niba imiti ntayihari nta n'undi muntu hano ukwitayeho, genda ufate imiti cyangwa ubyihorere, ibyo ngibyo ntago bitureba, va mu maso. Ubwo yahise abwira abari aha ngaha ati turakomeza twebwe twibyinire, twiryohereze, ikirori cyendereye, dukomeze. Dore umukobwa ngo biramucanga, bikamurenga, ibintu bya hano bikamurenga. Ubwo n'abandi ati reka dufatemo kamwe tubanze twinywere. Dore umukobwa ukuntu bamugize, baramubwiye ati we tomanyira, ibyo ntago bitureba, ntago bidufasheho, igenda ujya gufata amaronji winywere cyangwa se nako wirire. Ubwo bagatangira kubavuga ati hawo nukuri uratangaje cyane, uri umuntu utangaje cyane, ukuntu wowe uba urimo urakontorora uno mugore, ndabona n'ubundi Alex wawe ukuntu uba urimo uramukontorora rwose, bino bintu biba bitangaje. Dore umugore barimo baravuga nyine yihagarariye aho ngaho, akumva barimo baramwita X, ngo nyine ni nk'umuntu wahoze akundana n'uyu, ukamenya ko nyine bamufata nk'aho uriya badakundana, abashuti be bamufata nk'aho uriya badakundana. Undi agatangira kuba yavuga ati bya ntabwo birenze. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati hawo rwose ni umuvandimwe wa danje, mureke twikomereze twibyinire, ibintu byendereye bijye mbere, mukomeze, ibi bintu ni ukuri birarenze, twakomeje. Ubwo hawo nawe akababwira ati nta birenze mwebwe, mwinywere, ikibazo kiri hehe? Nizishira turazana izindi, amafaranga turimo turayarya kandi ahari. Dore umukobwa nawe nuko nguko yaje byamurenze, byamucanze, ibintu byose byamurenze. Dore ngaratangira kuba yakibaza ati ibi ni ibiki? Baramubwiye ati genda ujye kurya amaronji, we va mu bitaramo byacu, niba turimo turagusakuriza genda ujye kurya amaronji. Ubwo umukobwa nuko yafashe icyuma, wasanga agiye kugisogota umuntu, nta wamenya, wasanga agiye kuba yagisogota umuntu kuko bamutesheje umujinya. Yagisogota ndetse ahubwo we ko yaje kuba yakifatira akaronji nkuko babimubwiye, yaje kuba yakifatira akaronji, ariko ibyo akora byose barimo aratekereza Mr. Ru wa undi wahukanya akisubirira iwabo. Ubwo yatangiye kugenda yikatira akaronji gake, ibintu ukamenya ko birimo biragenda bimucanga. Nkubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umugore yakomezaga kuba yakata kumva abandi ukuntu barimo barabyina. Akiri aho ngaho yagiye kubona telefoni imuhamagaye, ntumbaze ngo ninde umuhamagaye. Ubwo yahise yihutira kuba yayifata vuba, hari uwari umuhamagaye. Ubwo nuko nguko yashyize ku gutwi, atangira kuba yavuga ati hello, bimeze gute? Abandi batangiye kuba bamubwira ati Ru, ati nyuma na nyuma wirukanye umugabo utabona, none wazanye ikigoryi cy'umugabo mu rugo rwawe, none reba ibintu kigiye kuba cyagukorera. Hari ibyo nshaka kuba nakubwira birenze, hari ibintu nshaka kuba nakubwira kuri icyo kigabo cy'ikigoryi wazanye mu rugo rwawe. Umugore yatangiye kuba yavuga ati gute? Ni ibiki ushaka kuba wavuga ngo ikigoryi?
ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? Ni ibiki ko ntarimo ndasobanukirwa? Umugore bamuhamagaye bamubwira gutyo ngo felicitation kuba warirukanye umugabo w'impumyi ugasigarana n'umugabo w'ikigoryi. Undi yasigaye amubaza ati ni wowe mugabo w'ikigoryi urimo uravuga? Undi akavuga ati ibyo ndimo ndavuga urabizi, ntugashake kuba wakigira gutyo, banza umenye ko Ru agiye kuba yakora ubukwe n'undi muntu, umugore mwiza cyane, bagiye kuba bakikorera ubukwe. Uwo wari uzi ko ari impumyi agiye kuba yakikorera ubukwe. Yewe ndagira ngo nkumenyeshe, kumbi igitangaje, Ru agiye kuba yakora ubukwe. Niyo nkuru bamuhaye. Ubwo bakatwereka Ru na papa we, agatangira kuba yamubwira ati kino gihe ni cyiza cyane kuba wemeye kuba wasiga Ruwo ukamusiga ibyo bintu n'ubu utazabyicuza, ni iby'agaciro cyane. Akamubwira ati ntabwo nzabyicuza papa. Undi akamubwira ati ni amahitamo meza, ni ukuri muhungu wanjye, ubundi niwe muntu nari nzi ko uzaba umuntu ukomeye cyane, nuko wari warampengushye, ariko icyizere kirongeye kiragarutse. Ubwo batangiye kunyine kuba bamubaza niba atazicuza kuba agiye kuba yashyingirwa n'undi mukobwa, akibagirwa Ruwo. Undi akavuga ati cyane rwose, ariko agatangira kuba yatekereza turiya mukobwa n'ubundi ntago yarankwiriye kumusiga, ibyari ukuri. Ubwo papa akamubwira turiya mukobwa mwakuranye mu bwana, ni ukubera iki ubundi wari waramusize? Agatangira kuba yavuga ati nanjye nari nararebye nabi, wasanga ari we ukuri nari ntegereje, cyangwa se twari kuzabana, none igihe kikaba kigeze tukaba tugiye kuba twabana. Papa akamubwira ati musore wanjye, ni wowe wanjye, ni wowe wanjye. Ubwo hari uwaje atangira kuba yamubwira ati ye muvandimwe Ru, ubwo uyu niwe mukobwa bagiye kuba babana, dore nuko nguko yaje amuyambira amubwira ati Ru, dore uyu niwe bakuranye kuva mu bwana hose, tayari dore ngo arahita amugwamo akamuyambira. Umuhungu nawe akahita avuga ati yego inyambira nyambira. Umukobwa nawe akavuga ati yego yego, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ubwo nyine hari hashize igihe kinini, akavuga ati nyuma na nyuma nari ngutegereje nkaba ndakubonye, igihe kikaba kirageze, n'ukuri ndakubonye. Mbega byiza, mbega byiza, nibyo kwishimirwa. Umukobwa nyine yakundaga uno musore, ubwo kuva na kera barakuranye. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ntabwo nitaye ku bintu byose waba waranyuzemo cyangwa se ukuntu byari kuba bimeze, ngicyo ndimo ndareba nuko wongeye kuba wagaruka, nicyo kintu mpanze amaso. Sinitaye ku byo wowe wari waranyuzemo cyangwa niba wari waranashatse undi mugore, ibyo ntabwo mbyitayeho. Icyo nitayeho nuko nongeye kuba nakubona nyuma y'igihe ukaba ugarutse. Umusore yatangiye kuba yamubwira ati mukobwa mwiza, humura, nukuri mbere ubwo nari impumyi, mbere nari impumyi, ariko ubu ngubu ndimo ndareba. Ntubeho kuba wagira ikibazo, ubu ngubu niwe mugore wanjye mfite njye wenyine. Undi twabanye mu buhumyi ntabwo nigeze mubona, reka twebwe twendereye twikorera ibyacu. Dore umuhungu yari afashe umwanzuro wo kuba yakikorera ubukwe n'uno mukobwa, akibagirwa uriya nyine babanye mu buhumyi bwe, akitangira ubuzima n'undi mukobwa, bakikorera ubukwe nta kintu na kimwe kibakanga. Ubwo nyine umukobwa we ukamenya ko Ruwo yahombye. Ubwo undi baracyarimo baramubwira atagiye kuba yakora ubukwe uyu munsi, none se uragira ngo mbe nakohereza video y'ukuntu ubukwe bumeze? Ubwo biriya ni ibyabaye nyine, barimo baratwereka ukuntu byagiye bigenda. Undi barimo baramubwira ati nkohereze video ubanze urebe ukuntu abandi bimereye mu rukundo. Ubwo nuko nguko bamuhaye video, abandi bibereye mu bukwe ibintu bimeze neza. Yaravuze ati reka ndebe, ibyo ni ibiki urimo uravuga ngo ubukwe? Dore ngo aratangira kuba yagenda azuminga gake gake, akitegereza uwahoze ari umugabo wagiye kuba yakora ubukwe n'undi mugore. Akavuga ati gute bishoboka? Ntago nakizera ko Ru agiye kuba yakora ubukwe n'undi mukobwa, ntago ndimo ndabyizera. Nukuri gute bishoboka? Ibi bintu bishoboka gute kagiye kuba yakora ubukwe n'undi mukobwa? Ibi ni ibiki, ibi ni ibiki? Dore ngo biramucanga, agatangira kuba yavuga ati ngombe kuba namushaka, reka njye kumushaka arimo arakorera ubukwe, mbanze mbyice. Uwari urimo urarya amaronji, ubwo nuko bari baramusabye ko nyine agiye kuba yanabakorera n'amaronji nabo bakayazana, naye akayazana. Yagiye yirukanka cyane avuga ati reka nyabashyire. Abandi bo bari muri ambiance, barimo barabyinabyina binywera bavuga ati tunywemo, tunywa kandi gake gake. Dore umukobwa ngo yaraje, aritegereza umugabo barimo barabana, ukuntu ari idebe, ukuntu nyine adashobotse. Undi akamubwira ati si uhagaze aho ngaho ureba iki? Kubera icyo utarimo urabangukana ayo maronji? Gira vuba vuba uhagaze aho ngaho umara iki? Gira vuba vuba uzana aha ngaha. Umukobwa nyine barimo baramubwira nabi.
umukobwa nawe yese avuga ati reka nyashyire aha ngaha nirukanke nigendere njye kuba nakirebera umugabo wanjye ugiye kuba yakora ubukwe. Tayari dore ngo arirukanka. Abandi babonye ukuntu umukobwa yirukansa ati suriya ni umusazi. Abandi bakavuga ati se hawe we uriya ni umusazi, none se uriya muntu kubera iki yirukanse bene kariya kageni? Abandi bakavuga ati ibyo ngibyo nibimureba uwo nguwo ni hawo. Akavuga ati ibyo nibimureba nta n'umwe witaye ku kuntu arimo aritwara, mureka ahubwo twebwe twikomereze. Ngiye kuba namuhamagara z'abasaba imbabazi mwese niba bababaje, niba yirukansa akabababaza ngiye kuba namuhamagara z'abasaba imbabazi buri umwe arava aha ngaha. Abasabye imbabazi murava aha ngaha, abasabye imbabazi bakavuga ati yego muhamagare, muhamagara za dusaba imbabazi. Icyo kintu ugiye kuba wakora ni icyanyacyo. Akavuga ati tunywemo ndaje muhamagare. Kandi umukobwa yirukansa agiye kureba uwahoze ari umukunzi we ko agiye kuba yakora ubukwe. Ubwo bakavuga ati reka twebwe twinywere. Uhita umubwira za dusaba imbabazi. Umukobwa we kubyizera byamunaniye. Eko ru agiye kuba yakora ubukwe kubyizera byamunaniye. Ubwo yafataga telefone buri kanya avuga ati sibi ni byaba ari ibyanyabyo cyangwa ndimo ndarota. Ubwo yatangiye kuba yahamagara ru. Idore ru yarara aho ngaho ategereje umugeni we w'ubukwe nyine bugiye kuba bwarimbanya. Niba butanabaye bagahita bamubwira ati ye mukira wacu umuntu uri muri homaho wamuhaye agahenge. Iko bidakunze kuba byahura wamuhaye agahenge. Ubwo nyine zanjajwa zo kuri MTN zatangiye kuba zamubwira tumva nkubwire wowe uwo muntu uri muri homaho mureke wenyine muhereza agahenge. Agiye kuba yakikorera ubukwe utamurogoya hoshi tomanyira. Ubwo akagumya agerageza avuga ati si uyu muntu bitebye katarimo aramfata. Katarimo aramfata ubwo ndi muhungu se yamufata gute? Kandi agiye kuba yakigira mu kwabuki. Undi akagumya avuga ati se nukubera iki ru adashaka kuba yamfata? Reka njye kumushaka ikizaba nzanga umuti. Reka nirukanka ubwo ru. Nuko nguko wiyanze kuba yamufata. Ubwo na telefone ahita yibika avuga ati ngiye urambabarire. Ngiye ngufata mu buhe buryo? Mu ruhe rwego? Ngufata byagenze gute ngewe? Eko narakaye. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kuba narababaye bihagije. Rero sinumva ko hari ikindi kintu cyaba cyaduhuza. Reka wavuye mu buzima bwanjye niyo nzira nziza wafashe kandi niyo yambereye nziza kuri ngewe. Uwo ni umuhungu nibyo bintu arimo aravuga. Avuga ati kuba waramviriye mu buzima ni inzira nziza, ni amahitamo meza wahisemo. Rero ni ibintu byo kuba nakunda nkabikunda nkabyishimira. Tayari aho ngaho hari ubukwe burimo birajya mbere. Babukorera aho ngaho gake pole. Ubukwe bugiye kuba bwaba ugahita umenya ari ubukwe bw'abantu batarimo barikoraho. Pole gake ariko uriya mukobwa ari we ru agiye kuba yaza ngo kuba yabibishya. Ubwo umugeni arimo aramanuka pole gake yimanukira. Nuko nguko arimo aramanuka aza agiye kuba yashyingirwa. Nawe akajya mu rugo nk'abandi bose ngo yamaze imyaka ategereje uriya musore. Ariko Imana nyine n'ubundi isubiriza igihe cyari kigeze ngo babe bakora ubukwe. Nubwo umusore yari yarakoze ubukwe mbere, ariko umukobwa ntiyigeze abitindaho cyangwa ngo abe yazuyaza kuba yamwemera. We yari yaramukunze. Dore nuko nguko yamanutse avuga ati muvandimwe ibintu byose bimeze neza. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa kuba yamwita nyine ko ari umukunzi we ni ikintu kirimo kiramugora. Yatangiye kugenda avuga ati nyuma na nyuma umuvandimwe ru tugiye kuba twakora ubukwe, mbega ibintu byiza. Uwo ni umukobwa nibyo arimo aramanuka yitekerereza. Yari amaze igihe kinini ategereje uno musore ko yazaza mu buzima bwe. None igihe kirageze ngabe yakora ubukwe. Nawe ubwo umuhungu nawe agatangira kuba yavuga ati ubu noneho ngiye kuba naruhuka nikorera ubukwe na wani tugende tubeho ubuzima bwanjye. Uyu nguyu yari buza kuba umugore wanjye. Nicyo kintu cyiza ngiye kuba nakora mu buzima bwanjye. Ngiye kuba nagumana nawe. Reba ni bya bindi bavuga ati ntukicuze mu buzima bwawe ibintu uba wakoze. Ariko umusore kwicuza arimo aricuza kuba yarabonanye n'uriya ruwo wamutengushye akamuhemukira mu buzima bwe. Nicyo kintu aba arimo aricuza. Ubwo batangiye kuba bavuga ati yewe misi wani we ese urifuza ko ru yakubera umugabo? Ibyo bintu urimo urabyifuza cyangwa utubwire niba utarimo uranabyifuza
tumubwira basubiyeyo. Umukobwa aravuga ati ndabyemera nahakana nshingiye kuki? Ibyo rwose ndimo ndabyemera, 100 ku rindi, 10 ku kandi, 5 ku kandi, abandi bagakoma mu mashyi ati kaci kaci kaci. Ibyo ni byiza. Ubwo bagatangira no kuba babaza ati Mr. Ru, urimo urabyemera ko wani yakubera umugore? Tubwire niba utarimo uranabyemera. Ntago ari itegeko kuba mwashyingiranwa mutabishaka. Nawe abaciye agasheni yigendera. Umusore barabimubajije, baramubwira ati banza umpereze impeta ahangaha. Ibyo ngibyo urimo urambwira ndabyemera ari uko namwambitse impeta njyewe. Urimo urantindira urajya kubimbaza se uno munsi wageze njye ntabizi ko ari umunsi wanjye ngomba kuba nacyura icyana mu rugo? Ubwo nuko nguko yitegereje umukobwa, aramwitegereza undi ahita avuga ati ndabyemeye ukambera umugore, ndabyemeye ntago nzuyaza. Tayari. Idora abandi nabo barareba baritegereza ati ye agiye kuba yayimwambika se, agiye kuyishyiramo. Umukobwa yaje yirukanka cyane, idore ngaraza yirukanka cyane ati hoya njye ntago mbyemera. Ubwo abandi bose barahindukira bavuga ati iki? Ibyo ni ibiki birimo birabera hano mu bukwe? Ubu bukwe se bugiye kuba bwabera amakaye gatogo? Umukobwa yaje atera intambwe avuga ati njye ntago ndimo ndabyemera, ndimo ndabihakana. Babuvumbye n'ababutashye bose batangira kuba bavuga ati ye uriya se watewe n'ibiki? Ubwo yaje yihoma ku muhungu amubwira ati Ru, nukuri gute bino bintu wabikora? Ibi bintu wabikora ushingiye kuki? Reba imyaka yose dukundanye uri impumyi, none ubitesheje agaciro, urantaye uragiye ugiye kuba washyingiranwa n'undi mugore. Ibyo ni ibiki ugiye kuba wankorera? Undi akamubwira ati wandekuriye umugabo ak'abagabo babuze, abagabo barahenze. Undi ubwo ngubwo agatangira kuba yamubwira ati umugabo wanjye yasize aguhaye divorce kandi nawe niwe wayisinyeho ko mukoze divorce, bite byawe? Umukobwa atangira kuba yamubwira ati kariya ni agatego, iyanteze ngiye ntago nigeze nsinya, yaranteze ngo ngewe nsinye, ntago ngiye nashakaga kuba nasinya, nibyo yanteze kugira ngo agende. Ahubwo bite byawe? Ubwo yamurashe n'urushyi ararumukubita, atangira kuba yamubwira ati se wowe gute urimo uramukubita urushyi? Ndatangira kuba yamubwira ati ibintu yakoze nabivuge se, urareba ukuntu yantega agatego nka kano, wowe gashaka kuba wagenda, nta n'ijambo na rimwe washaka cyangwa se washobora kuba wavuga hejuru y'ibintu byose wakoze kugira ngo ube washyingiranwa n'uno mukobwa. Ni agatego cyangwa se ni ukuntega ngasinya ibintu ntabishaka. Umuhungu atangira kuba yamubwira ati ariko wikigira nk'umuntu uri aho ngaho urimo urarengana. None se ntago wigeze ubona ari amafoto nari nashyize muri ziriya mpapuro za divorce? Biriya byose ntago wigeze ubibona ko uri murigira nkaho utabizi? Undi akavuga ati amafoto? Ayahe mafoto se? Dore hawo nawe ngarahita hagera yirukanka cyane muri bwa bukwe. Ubwo yaje avuga ati se we Ruwo uri mu biki urimo urakora icyangaho? Ubwo n'abandi bose barakebuka ati se ubu bukwe bwo noneho twatewe n'ibiki ko mbona amadayimoni yinjiye mu bukwe bwacu, ibirori bikaba bigiye kuba byapfa, twatewe n'ibiki? Ubwo yaje amubwira ati Ruwo ndimo ndakubaza ko ushaka kuba wateza ibibazo mu bukwe bw'abandi, urimo urashaka iki? Kandi baraguhaye divorce, mwarakoze divorce, ibi ni ibiki? Urimo urashaka kuba wakora iki mu bukwe bw'abandi kandi divorce yarasinyweho? Bite byawe? Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Uyu nguyu next wawe ntago akiri umugabo wawe, bite kuki urimo uramwihomaho? Ubwo umukobwa akamubwira ati ngiye ndekura. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati niko muvandimwe, hawo we none se hari ikindi kintu narenzaho cyangwa se we warenzaho ku bintu maje kuba navuga? Wowe iby'amafoto ntago bizira? Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamufata amubwira ati yewe fange hawo urabizi iby'amafoto? Ngo amafoto yari ari muri divorce, hari ikintu biziho wowe ra? Umuhungu kandi twabonye yarigeze kuba yayatsimba. Umukobwa yatangiye kuba yamubaza niba yarigeze kuba yayabonaho, kandi umusore yarayasize. Undi nawe yarabyemeye ati narayabonye yari ari muri divorce, mu bipapuro bya divorce narayabonye. Ngaho ndekura amafoto arimo ukuntu turimo turagenda twegerana, ukuntu umubiri ku wundi turimo turagenda twikorera utuntu twacu, nibyo bintu birimo. Ngaho ndekura mbanza nyakwereke. Abandi bo bukwe bashaka kuba baburangiza kare, ariko aba bo barimo barababuza.
Undi yatangiye kuba yavuga ati se ayo mafoto ni gati kinyereka ukuntu ameze. Undi akavuga ati se uyobeye ibintu twabaga turimo, reka nyakwereke nta birenze. Ubwo abandi bakavuga ati se biriya bintu ni ibiki turabyita ngo ikiwe, ko bagiye kuba batwangiriza ibirori, bari abantu bagiye kuba batwangiriza ibirori pe. Ubwo umusore yakuyeho amafoto agatangira kuba yavuga ati ukuntu buri munsi twabaga turimo turitwara, uzi uko uriya mugabo yabaga arimo arabifotora we, dore ukuntu twabaga turimo turagenda twishimana, dore ngibi birebe byitegereze, bino bihenda nabikumbuye. Umusore nta muco agira, nta disipurine agira, yatangiye kuba yamubwira atakira abanza urebe, witegereze ibihe twabaga turimo byose biri mwahangaha. Tayari dore ngarahita yafata akayanaga mu birere, akayanaga mu bicu. Umukobwa dore yararebye amafoto, yari amafoto menshi umusore yasize yempurimye, arayabasigira, dore yose yayazanye ayamunagira ku bukwe, cyangwa se mu bukwe bw'abandi amubwira ati ngahakira yitegereze uyarebe. Hari ikindi kintu ushaka kuba wareba? Abari aho ngaho mu bukwe nabo batangiye kuba bareba ibirori bibiri birimo birabera mu kirori kimwe. Bose batangiye kuba bareba umukobwa akavuga ati hoya 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 hoya, ibi bintu ntago nabyizera. None se no mafoto mushaka kuba mwavuga ko ari byo? Ni ukuri hoya hoya, ibi bintu hawe yakoze ni ibyahashize, ntago byakabaye ari ibyanyabyo, ntago wakabigize impamvu yo kuba wantererana rwose ngo ukore ubukwe n'undi mugore. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati banza urebe, abantu bose barimo baratureba, wakisubiyeho ukareka kuba wakora bino bintu. Ariko umuhungu akamubwira ati ibyo ntago mbishaka, ntago nshaka kuba nabikora, ndagira ngo mbe nakubwira ati ntago nkigushaka mu buzima bwanjye. Tomanyira wamfatiranye kuko nari impumyi ukankoreresha ibintu byose ushaka kuko ntarebaga, ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati byose birarangiye. Ibyo ntabonye ntabyo nabonye, ariko ibyo nabonye narabibonye, ukuntu wirirwaga naga n'uno mugabo mwirirwa mwidagadura. Nta kindi kintu ngiye nakubwira nkeneye kuba nareba, nta kintu ntabonye. Ibyo ntabonye ubwo nyine ntago biri muri ayo mafoto. Ngereka mbe nakubwira ati ntago nshaka kuba naguma ntongana nawe, igenda wibereho ubuzima bwawe wisanzuye, umugore mwiza, ntago uzabura undi mugabo, kandi ndabona n'uwo nguwo n'ubundi muri kumwe n'umugabo, igenda mubane mwishimane, ndabizi ibintu bizabamo neza. Ubwo umugore akamubwira ati hoya 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 hoya, ibyo wibikora. Ubwo abandi bagatangira, ubwo ni papa w'umusore akamubwira ati we Ruwo, ndekera umuhungu wanjye, umuhungu wanjye yaragufashije, niwe watumye abimpumyi, ariko ibyo ntiwabihaye agaciro, ahubwo wakoze ibintu byose washakaga. Umutima wahise utangira no kuba wamurya, yaravuze aravuga. Ubwo ngubwo batangiye kuba bavuga ati ngo iki muzeyi bimeze neza muzeyi. Ubwo akavuga ati nge nta nubwo nshaka uwo mukobwa mo hano muri buno bukwe, uwo nta muntu murimo, umuntu baramwitangiye, none nibyo ngibyo umwituye. Uri umuntu nyabaki, uri umuntu nyabaki, umuntu wakwitangiye bene kariya kageni akaba yakuramo ubuhumyi, ariko ntumukunde cyangwa se ngo mwiteho, nuhoshe igenda. Ubwo nuko nguko barebye, abari aho ngaho bitabiriye ubukwe barareba, batangiye kuvuga ati se uno mukobwa nuko nguko ameze we, niba ari ibyo ngibyo natuvire mu bukwe, twikomereze ibirori byacu asohoka agende, ahubwo tugize ipfunwe kuba witabiriye buno bukwe. Ubu se nta kimwaro ufite ra? Kuba uri aha ngaha nta kimwaro ufite? Bagiye bamujomba umunwa ati wowe genda, nuhoshe igenda, we nta muntu ukurimo, nuko ukubona urimo uragenda wigira gutyo, kandi nta muntu n'umwe ukurimo. Undi agatangira ati se wabitekerejeho neza, wanyumvishije ese urimo urantekerezaho basi, urimo uratekereza iki? Wanyumvishije, wanyumva? Ariko umusore we yari yaramukunze akamubwira ati we vayo ahangaha, witeza umutekano muke hano mu bukwe bw'abandi, vayo tugende, witeza akaduruvayo. Ndakamubwira ati wandekuye n'urushya akarurya, amubwira ati ndekura ibyo ngibyo birakureba. Ubwo agatangira ati iki gute watinyuka kuba wankubita wowe uratinyuka kuba wankubita imbere y'abantu aha? Undi akamubwira ati se nyine ntago urimo urabyumva, ahubwo nanagukubita n'urundi urebye nabi, ntago nshaka ko ruyancika, ntago nshaka ko rwose ari buncike. Ubwo ruwakirebera umugore we wani bagiye kuba bakora ubukwe. Ubwo nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati byose ubundi nuko nakwizeye, narakwizeye cyane, nguhereza ibintu byanjye byose, hafi ya byose by'agaciro, ariko ntiwigeze ubiha agaciro. Agatangira kuba yakegera aho ngaho ati ndabiketse, ni byiza cyane ubwo urimo urabikeka,
ni ukuri cyane kandi ibyo uvuze nge nzakubera umugabo mwiza, ngwino twitahire tureke kuba twateza akaduruvaye mu bukwe bw'abandi. Ngwino tugende rwose, ngwino se tugende. None se nge ntabwo nguhagije, ushaka kuba wakongeraho na ru? Nge nyine mba numva mpagije, ariko birantunguye kubona ushaka kuba twese watugira abagabo bawe. None se ugamije iki? Ubwo akamubwira ati wa kigoryi we gera hirya, mva impande wa kigoryi we, urimo urashaka kuba wateza ibibazo ahangaha? Ubwo n'umusore nyine arimo aramubaza ati ubundi murimo murashaka kuba mwateza ibihe bibazo ahangaha? Ndagira ngo mbabwire ntabwo nshaka kuba nababona ahangaha hejuru, mumanuke munuba mwatashye ubukwe namwe mwicare nk'abandi. Ariko mugenda ubwo umukobwa agatangira kuba yamubwira ati waretse nkagusobanurira, uyu hawe urimo urabona ahangaha niwe muntu wantoteje, arantoteza arampatiriza ngo tube twakundana cyangwa se tube tujyamo, ariko ngiye namukunze cyangwa se twabanye ntamukunze, niwe muntu wenyine nakunze. Nubwo yankoresheje amakosa, ndagira ngo ube wambabariye koko. Umuhungu akamubwira ati wandekuye ahubwo ari wowe wambabariye. Ubwo akamubwira ati ibyo wakoze warabikoze, kandi nta n'imbabazi naguhereza, ntukwiriye imbabazi. Umukobwa agapfukama avuga ati wampaye imbabazi koko, wampaye imbabazi Ruwo, nako ndakwinginze wampaye imbabazi. Ubwo Ruwo yagiye hasi atangira kuba yakishinza amakosa cyangwa avuga ko amakosa yose araye, ariko arimo arasaba imbabazi. Ubwo akavuga ati wambabariye koko, nukuri ngarukira twongere twibanire turi kumwe. Siko bimeze se? Wanyumva. Dore umukobwa yatangiye kuba yasaba imbabazi avuga ati ngwino tujyane, nukuri ndakwinginze wanyumvishije. Umuhungu akavuga ati umva se, ni gute watinyuka kuba wavuga ngo ngiye dusubirane ngo tube turi kumwe hejuru y'ibintu byose wakoze wo kongera kuba wambwira gutyo? Undi akavuga ati se nyine ko amakosa ndimo ndayemera, wanyumvishije, wagerageje nukuri ukanyumva, wanyumvishije, nukuri ndagusezeranya ko biriya bintu byose byabaye nta na kimwe kizongera kuba cyabaho, ndimo ndagusezeranya, nyumva. Umuhungu akavuga ati iki? Ngo amasezerano cyangwa se ngo urimo uransezeranya? Ibyo ngibyo n'ubundi wari warabinsezeranyije, hanyuma uribuka ibintu byose wagiye unsezeranya se? Igihe nkimara kuba naba impumyi wari waransezeranyije ko nta na rimwe uzigera umva iruhande kugiye kuba wambera ijisho, ariko ibyo wankoze bitewe ipfunwe n'ikimwaro warangambaniye, wa mugambanyi we. Nge rero ni gute nakongera kuba nasubira mu rukundo nawe? Reka iryo ni ikosa, sinasubira mu rukundo nawe. Tayari reka mva impande, ndakwiyamye, ndakwishwituye, reka mbabarira, ahubwo reka nikorera ubukwe n'ikidomange cyanjye. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati ratabye, uyu munsi tugiye kuba twakora ubukwe, nta wundi muntu nshaka ko twangiriza ibirori, tugiye kuba twakikorera ubukwe, mugeni wanjye. Ubwo niko yahindukiye aramwitegereza aramubwira atumva nkubwire, we mwebwe mushaka kuba mwatwangiriza ibirori, byakabaye byiza babafashe bakabakura ahangaha, nicyo kintu cyiza. Ubwo hari abaje birukanka cyane ate kuba habakura se, abangaba ntago batunanira. Ubwo undi agatangira ati waretse kuba wakora bino bintu. Ubwo nuko nguko bamubwiye ati vayo we tukujyane, nta kamaro ufite ahangaha, sohoka agenda. Ubwo umukobwa bamujyanye utyo amaguru adakora hasi, bamubwira ati toma nyira, sohoka. Dore ngo baramufata bakamusohora bakamujyana tayari hanze kwa heri. Abandi bikorera ubukwe. Ubwo nuko abandi batashye atangira kuba yamubwira ati wa kigoryi we, incyara zirya, nta wundi utima wamukubita atari hawo. Agatangira kuba yamubwira ati niryari sinakubwiye ngo ugerageze kuba waharekera kuba wavuga buriya bugoryi bwawe kugeza aho badusohoye kuriya nk'imbwa? Urareba ukuntu ubu nsebeje, urareba? Umukobwa nyine batangiye kuba bamubwira turareba ukuntu ubu nsebeje. Agatangira kuba yavuga ati reba ibintu hano byose wahakoreye, none urimo uravuga ahangaha, banza urebe ibintu byose wakoreye ahangaha, bariya abantu bose uba watumiye, birasa amafaranga uba urimo urangiza. Undi agatangira ati ngo iki? Ntugafate ibintu nka biriya by'amafuti ngo bigire ibintu birenze, kandi umaje kuba wakora ibintu birenze ari byo turimo turavugaho, ugafata utuntu tw'amafuti nka turi ukatugira ibintu birenze. Biriya byose ninjye wabiguze, ntago wigeze ubigura, urimo urabyumva neza. Ahubwo wowe mbwira, ni gute wifata ngo ugiye kuba wakangiza ubukwe bw'abandi? Ubundi ushira isoni, uba wabitinyutse ute kujya mu bukwe bw'abandi ngo ugiye kuba wabwangiza? Uba wabikuye hehe?
undi akavuga ati ngewe nagiye kuba nabyikorera ubwanjye, ahubwo ndimo ndibaza impamvu waje nk'umusazi wigira umuntu wa danje wa cyane, uza mu bukwe butari ubwawe utanatumiwemo ukaza wigira nk'aho uri uwa danje, kandi nta mubano n'umwe ufitanye na Ru, nta hantu muhuriye sibye kuba wakigira uwa cyane. Hagati aho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo ndashaka kuba nakora divorce nawe. Undi akavuga ati iki ngo gukora divorce nanjye? Ibyo se ni ibiki none ubikuye he? Ukuye he gutya uri murambona? Uri kubona mwaye ngiye ku buryo ngiye nakora divorce nawe? Hoya ibyo ngibyo ntago wabikora kuko ndamutse ngiye wahura n'igihombo. Nta wundi mugabo wazabona kuri no si ya rurema wakwitaho nk'ukuntu ngiye nkwitaho. Ntago uba uri murambona se ngewe ko ngewe nshobotse? We wishaka kuba wakigira nkaho utankeneye kandi ndabizi urankeneye 150% urankeneye, ariko ntago uri murabyumva. Undi akamubwira ati hawe ubundi uri ikigoryi. Agiye kumukubita urushyi aramufata amubwira ati we sigaho gute watinyuka kuba wakora bino bintu ngewe nkubita? Ubwo Yesu amubwira ati we hoya ntago wankubita ngewe n'undi munsi, utazongera kuba wakirega. Ndagira ngo nkubwire we utazongera kuba wagerageza kuba wankubita, kuko nge ntago wambasha, tugiye mu mitsi ntago wabikora. Umugore ariko Yesu avuga ati mana yanjye ndimo ndumva mu nda harimo harandya, nkubisinda ku ntebe. Ubwo akamubwira ati hawe we mu nda harandiye nkubisinda ku ntebe, ntago urimo urabyumva se ko nshaka kujya kwa muganga? Undi akamubwira ati nyine wishaka kuba wanyereka intege zawe nkeya, kuko ntaza kuba nakumugaza mu gihe urimo uranyereka intege zawe nkeya. Urimo urabyumva neza, nge wishaka kuba wantera impuhwe ntago ndi wa mugabo wawe wirirwaga ubwira ati ndarwaye ngo agahita kujyana kwa muganga. Iyo miteto yisubiza aho yikuye ngewe suko nkora. Umukobwa akamubwira ati hawo ndakwinginze mfata unjyane kwa muganga. Umukobwa ariko ibyo ari byo byose ashobore kuba babaye, kuko ngakubisinda ukuntu uza nyine ku ntebe. Umuhungu yaramubwiye ati reka shamba barira ndekura. Undi akamubwira ati wamfashe ukanjyana kwa muganga. Dore umukobwa ngaratangira kuba yagira. Undi baramuhamagaye avuga ati reka niyitabire telefoni. Ibyo ni ibiki uri murambwira? Ni ibiki uri murambaza? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati se mani icya gitaramo tugende tukijyemo mani ko numva ndi muri haso noneho. Yiguse mbwira rwose niba hafunguye ngiye kiriya gitaramo tukijyemo tugende tukizihize, nanjye ndaba mpari nijoro inze tukanyuke. Dore umugore arimo arataka karwaye, undi we arimo arapanga ibitaramo. Ubwo akamubwira ati se urimo uranyumva? Yewe urimo uranyumva? Undi akamubwira ati ibyo ntago mbyitayeho, ngiye kuba najya kuba nareba abashuti banjye tugende tujye kuba mu bitaramo, tugende tujye muri after party. Ibyo ngibyo rero hagarika kuba wakigira gutyo unyikinaho. Ngibyo ntago bindeba. Urimo urabyumva neza wigiraho winyigiraho ngo ngewe ngo nteye impuhwe. Ngereka nigendera. Umukobwa yaravuze ati hawo waretse kuba wagenda. Undi yifitiye igitaramo cyangwa ikirori agiye kuba yajyamo. Umukobwa yavugaga ati ndirimo irandya cyane, sumbaza ikintu kimbayeho, ntumbaza ikintu kimbaye hakubise inda. Ku ntebe ubwo ngubwo n'amaraso yatangiye kuba yaza gakeya. Nkubwira ati inshuti yanjye reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntiyibagirwe kuba wakora kuri like. Umusore we twasize amaje kuba yagenda yirukankira avuga ati uwo nguwo si ngewe wirirwa tunda abarwayi bajyana kwa muganga si ndambiranse, ngiye nigiriye mu gitaramo mu kirori kihirimbanyije kigiye kuba cyaba rino joro. Reka nigendere wowe, ibyo birakureba. Dore umukobwa ngarasigara aho ngaho, ntawe uri bumufashe, ntawe umureba. Dore yatangiye kuba yakikuruza ngabe yareba niba yafata no kuri telefoni ye, ngabe yahamagara. Tayari. Dore nuko nguko yihutiye kuba yafata telefoni ngabanze abe yahamagara. Basa arebe ko bamufasha nyine, akaba yahamagaza ubufasha ngarebe ko baza kuba bamufasha. Ariko ntumbaze ngo biratanga iki cyangwa se biraza kuba byakora iki, biraza kuba byakurura iki. Ubwo hari uwo yatangiye kuba yamubwira ati ndikumva mu nda harimo harandya. Nukuri se wamfashije ukanjyana kwa muganga? Ubwo nuko hari undi arimo arandikira akamubwira ati mfite ibintu byinshi ngiye kuba nakora mu rugo, kandi umenye ko ngewe ndi umugeni
ntago naza kuba nagufata, ubwire umugabo wawe aze kuba yagufata, ngewe mfite umugore ndimo nditaho. Nicyo kintu cyaba cyiza ubwo ngubwo yari arimo arandikira Ru, kandi Ru yifitiye umugore, bibereye mu kwezi kwa buki. Ubwo nyine yaramubwiye ati ngiye nifitiye ibintu byinshi ndimo, ijyane kwa muganga cyangwa ubwire umugabo wawe aze kuba yakujyana, ngewe umbabarira unkure mu mibare yawe urimo uratera. Dore umugore ngo aratangira no kuba yazungera, ibintu ukamenya ko birimo biragenda bimucanga, bimurenga gake gake pole pole. Dore ubwo ngubwo yatangiye kuba yakibuka ukuntu Ru yazaga yirukanka cyane amubwira ati Ruwo, yewe Ruwo, umeze neza cyangwa umeze nabi, mbwira ukuntu uri kumuriyumva. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati Ru, ni ukuri ndimo ndumva ntameze neza, none se uragarutse? Ubwo yatangiye nyine kuba yakimajina umuhungu yagarutse, akamubwira ati cyane rwose ndagarutse. Ni hehe urimo urababara? Nakubwiye ko isaha cyangwa se igihe uzaba unkeneye nzaba mpari, ngwino nkujyane kwa muganga. Ubwo umusore nyine nako umukobwa yatangiye kuba yakimajina umuhungu ari we waje kuba yamufata ajya ngo amujyane kwa muganga. Agatangira kuba yavuga ati n'ubundi nabikekaga, utansiga, nabikekaga, nari mbizi ko utansiga, ahubwo urakoze cyane kuba rwose ugarutse. Umusore nyine agatangira kuba yamubwira ati we ntukagire ikibazo umugore wanjye, wowe uri umugore wanjye, ntago nagutererana, uri umugore wanjye, ntukagire impamvu cyangwa se impungenge, nta kintu na kimwe kibi cyakubaho, mpari, ngwino nkujyane kwa muganga, tugende, ubu uri kumwe nanjye, kandi ibintu byose biraza kuba byamera neza. Uwo ni umusore nyine cyangwa se umukobwa urimo urabyimajina, umusore ari we umugiye kumujyana kwa muganga. Ubwo yakangutse yisanga kwa muganga ari hari, gake gake ubwo yaravuze ati Ru, yabyutse ahamagara Ru, azi ko ari we wamuzanye kwa muganga. Yatangiye kuba yakikora avuga ati Ru, yewe Ru, akazamura akaboko avuga ati Ru, waje ukandeba, ibyo byose nibyo arimo arimajina. Umusore arimo aramufata, cyangwa se ubwo nawe arimo aramufata, akavuga ati aramufashe. Kumva byutse yafashe ubusa, ubwo yarakanuye arareba ati mfashe ubusa, bishoboka gute? Ubwo niko yarebye, kwitegereza neza, dore ngo ari kwa muganga. Ibintu biratangaje cyane, dore ngo ari kwa muganga, niho yabyukiye, kandi yarazi ko arabyuka ari kumwe na Ru, kandi ntago ari we bari kumwe. Naho natumanyire, nagende niyegereye. Ubwo yarabyutse atangira kuba yakikanda avuga ati mana yanjye, mu nda haracyarimo harandya, nta kintu kigeze gihinduka, mu nda haracyarimo harandya pe. Ubwo n'umukobwa nyine nibyo bintu arimo aravuga ngo mu nda haracyarimo haramurya, akavuga ati se ubundi ndimo ndarota, izi ni inzozi ndimora, hano nahageze gute? Rusa ari hehe ko nabonaga yagarutse? Byaba bigenze gute kugira ngo mbe namubura, ko nari nzi ko yagarutse? Agiye hehe ko nakekaga ko yaba yagarutse? Uwo ni umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ndamukeneye, reka mbe ngombe kuba namubona. Ubwo nyine yatangiye kuba yayoyoma ngo agiye kuba yamubona, kandi ntawe uhari. Yaravuze ati reka mushake, ndabizi niwe wanzanye, mbanze menye ahantu ari, ndabizi neza niwe wanzanye, reka nze mbanze murebe. Tayari, dore nuko nguko yabyutse avuga ati reka mbanze murebe, ndabizi neza ni hanari. Tayari, dore bakanamutwereka, dore n'unguwo aho yicaye, dore n'umukobwa nawe nibyo bitararimo. Wakibaza ngo yaje kuba yareba iki? Dore nawe arategereje yicaye aho ngaho. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati Ru, yewe Ru. Umuhungu nawe ari aho ngaho ku bitaro, niho nawe yaje, n'umukobwa niho nawe ari. Niba ari we wamuzanye, niba byagenze gute, turaba twasobanukirwa. Umukobwa yatangiye kuba yahamagara ati Ru, ariko Ru ari kure cyane, ntago ari aho hafi. Dore nuko nguko yaje yirukanka cyane ati Ru, nari mbizi ko uri buze kuba uhari, uri buze kuba wanzana, n'ukuri n'iby'agaciro, ndabishimye cyane kuba wanzanye hano kwa muganga. Ariko umusore wari kure cyane mu bitekerezo agatangira ati si Ruwo, ni ibiki urimo uravuga? Ngiye ko ntarimo ndasobanukirwa, ni ibiki urimo uravuga? Umuntu agatangira kuba yavuga ati nari mbizi ko utansiga, none wagarutse kuba wandeba, n'ukuri nari mbizi ko utagenda ngo unsige. Ariko umusore akamubwira ati wandekuye washyano we, urimo urambaza iki wandekuye? Umukobwa akavuga ati iki? Uri mu biki wowe?
umusore nuko nguko yahagurutse amubwira ati we bite byawe, urimo urambaza icyo urimo uragerageza kuba wakora ibiki, ni iki ushaka, ni iki kintu nshakaho, urimo uranshakaho iki ko twabanye cyangwa se twakoze divorce, ni iki kintu urimo uranshakaho ushaka kuba wagira kuki kugeza aho urimo uraza unyifatisha, hari ideni ngufitiye ngo mbe nakwishyura. Umukobwa ariko agatangira ati yewe ni ukuri wakoze cyane kuri ibi bintu kuba wanzanye ahangaha, ariko amakosa ni ayanjye, ndimo ndishinza amakosa yose kandi ikintu cyose wambwira nacyumva. Amakosa n'ubundi ninjye wayakoze, ariko ndagira ngo mbe nayasabira imbabazi, noneho mbe nagusezeranya ko nta kintu kibi nzongera kuba nakora, ko ibintu byose ngiye kuba nakora ari ibintu bya nyabyo. Ngiye nshaka kuba nagusezeranya nkubwire ko byose ibintu ngiye kuba nakora ari ibya nyabyo. Ariko umuhungu yaramubwiye ati we wandekuye, ibite byawe urimo uranshakaho iki, ni iki kintu urimo uranshakaho? Njyewe ndagira ngo mbe nakubwira ati njyewe habuze gatoya ngo nyicire ubukwe, ariko singiye kuba nagucira urubanza kuri ibyo bintu wakoze. Noneho ndagira ngo nkubwire ko ntakigukeneye, urimo urabyumva neza, ntabwo nkigukeneye iruhande rwanjye no kuba nakubona byonyine. N'ubu ngubu birimo birandyo. Ndakavuga ati kubera iki wavuga gutyo, kubera iki utagishaka kuba wambona? ntabwo unyitayeho. Umusore akavuga ati uyu muntu koko yampaye amahoro, arimo arambaza iki ubundi, ni iki kirimo kiramuzana ahangaha yampaye amahoro? Agatangira kuba yamubwira ati wanzanye hano kwa muganga, none reba ukuntu urimo uranyitwaraho nkaho utankeneye kandi uba uhangayitse ku bwanjye, kandi urimo uritwara nkaho udahangayitse. Umusore akavuga ati wivuga ubugoryi, ariko waretse kuba wavuga ubugoryi ngo ngiye ngo mba mpangayitse? Ngiye se naza kuba nakureba mpuriye he nawe? Naza kukureba mpuriye he nawe? Ubwo aho ngaho wa mugore we bakoze ubukwe, dore nuko yasohotse mwuko nguko aho ngaho mu bitaro nyine hari icyumba yasohotsemo umugabo nyine ukamenya ko ari we yarategereje. Yaje amubwira ati sheri ngwino tambuka rata, wani we tambuka. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati sumeze neza, muganga akubwiye gute? Ni ibiki muganga akubwiye? Ubwo yaramubwiye ati muganga arambwiye ngo meze neza, ibintu byose bimeze neza. Ubwo niko yitegereza Ruwo atangira kuba yamubwira ati Ruwo kuri hano se bimeze gute, ni iki cyabaye kuri hano? Undi agatangira kuba yavuga ati se ibi bintu ndimo ndabona ni ibiki murimo murashaka kuba mwambwira? Ariko undi nyine akatangira kuba yareba akibaza ati se uyu nguyu we ni ibiki arimo? Umukobwa akagumya avuga ati ngwino ahangaha, ni ukuri wishaka kuba wanyiba? Ru ni uwanjye, wishaka kuba wamunyiba? Undi agatangira kuba yavuga turi mu biki, ariko undi akavuga ati hoya njyewe wishaka kuba wansebya, uyu ni uwanjye kandi nta n'ikimwaro mfite kuba navuga ko ari uwanjye, nta nubwo nzabyicuza. Ngwino sheri ngwino. Ubwo agiye kuba yamukubita urushyi, umuhungu aramufata amubwira ati we Toma nyeregera hirya, urimo urashaka kuba wanyanduriza ikote? Uzi ukuntu riba ryaduhenze wowe, ugashaka kuba wanyanduriza ikote? Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati niko igute wowe bino bintu utarimo urabyicuza, ibyo kuba washaka kuba wantwara, ubwo nyine watwara undi mugore unsize? Undi akamubwira ati ariko ubundi ufite ikihe kibazo wowe? Egera hirya we karashika gasiha, egera hirya. Ubwo ukamenya ko abaganga bahuruye, abantu bose bahuruye, barimo baribaza ibintu birimo birabera ahangaha. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati reba uriya mugore nta nubwo ari mwiza, ntago yakakubereye umugore, kuba nyine yakubera umugore ntago bikwiriye. Ubwo ngubwo bakamubwira ati ariko ubundi ushaka iki, wasaze ko twakoze divorce, bite byawe waretse kuba wakishyanutsa mu bintu bitakureba? Twakoze divorce, ariko ndimo ndatungurwa no kubona ukuntu wishyanutsa wigira umuntu wa cyane, bite byawe ushaka kuba wagera kuki? Ubu nguyu wani ni umugore wanjye byemewe n'amategeko, ahubwo ndimo ndibaza urimo urashaka iki ahangaha? Ni iki kintu cyaguhangayikisha cyangwa kirimo kiratuma usamara ukavuga ko ushaka kuba wajya muri ibi bintu? Ushaka iki? Ni iki kintu cyakuzanye hano kwa muganga kandi ubimenye ko atari nanjye wakuzanye aha kwa muganga? Ibyo urimo uraza unyitwaraho ngo ngiye nakoze kukuzana hano kwa muganga, mpuriye he nawe? Ko ntigeze nkuzana njyewe, n'uwakuzanye simuzi umushake. Undi akavuga ati iki ngo ntago ari we wanzanye hano kwa muganga? None se nahageze gute? Nageze ahangaha gute? Ninde wanzanye? Umusore nyine akamubwira ati ibyo nibikureba. Agatangira kuba yavuga ati hoya
ndakeka urabizi ko ari we wanzanye hano kwa muganga. Agatangira kuba yabwira umugore we Terata sheri, reka twigendere uyu nguyu ndabona utamenya ibintu arimo aravuga, reka tube twakigendera, ntago nasobanukirwa ibintu arimo aravuga njyewe, ntago ndimo ndabisobanukirwa, ntago ndimo ndabimenya ibintu arimo arashaka kuba yavuga, namenye byiwe nanjye menye ibyacu. Ubwo bagatangira kuba bamubwira ati ye mukobwa, ubu ngubu ngiye n'umugabo wanjye twari twazanye ahangaha kuba twagira utuntu tureba nyine utuntu dukeya kuko narinje kuba nasezera hano ku kazi, nanjye nakoraga ahangaha narinje kuba nasezera hano ku kazi. Rero ubu ngubu muganga nyine narimaje no kuba nareba niba ntwite, arambwiye ati ndatwite. Rero wishaka kuba wakigira gutyo rero siko bimeze se, ntushake kuba wakigira nkaho urenze cyane, wa mukobwa w'amazi yarenze inkombe, ibintu byarakurangiranye. Ubwo ngubwo agatangira kubavuga ati bano bantu se ko numva barimo baranyigiraho nkaho batanzanye ahangaha, ninde waba wanzanye aha, ninde wanzanye ahangaha no ku bitaro ko mbona bincanze kandi hawo ndakeka ko atari we wanzanye hano kwa muganga, none se ninde waba wanzanye koko? Ubwo hari umuganga waje yirukanka cyane atangira kuba yamubwira ati ruwo, nari nakubuze cyane, ngwino tugende nukuri, nyuma ndakubonye, nari nahangayitse, ngwino tujye kuba twagukorera surgery itukubage, bangukuze tujye kuba twakubaga. Umukobwa byaramutunguye ati bambage. Ubwo n'umusore arabyumva, umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati bambage, bashingiye kuki se? Iyo surgery urimo uravuga ni ubwoko ki? Bambage mu buhe buryo ngiye ko ntarimo ndasobanukirwa? Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati dogiteri we, ibyo ngibyo urimo uravuga ahubwo banza umbwire mbere na mbere, ninde waba wanzanye ahangaha? Ninde wanzanye ahangaha kwa muganga? Mbwira nukuri, umuntu wabanzanye hano kwa muganga, ibyo byo kumbaga byo bijyanye hirya kuko se suriya ruwa wanzanye hano kwa muganga ra? Undi yaramubwiye ati hoya, ntabwo nzi umuntu waba wakuzanye, ariko ikintu banumvishije nuko bavuze umuntu wakuzanye yaje avuga ngo ni umuturanyi wawe. Rero sinzi niba ari umuturanyi wawe neza, ariko yavuze ngo ni umuturanyi wawe niwe wakuzanye kuko niwe wahamagaye ambulance iza kuba yakureba. Rero umuturanyi wawe niwe wadutabaje, ambulance iba yakuzana kwa muganga. Umukobwa atangira kuba yababara ati umuturanyi disi yarazi ko ari uno muhungu yabwiye, akaba yaje kuba yamureba, ariko yaramubwiye ati reka njye nza kukureba se, uri zahabu, uri iki ngenza kuba nareba ngewe uzabaze ese uko nkora, mfite uko nkora si uko nguko nkora. Ariko undi yaramubwiye ati icyo si icy'ingenzi ahubwo nuko waza tukaba twajya kuba twakuramo iyo nda yawe yavuyemo, inda yawe yavuyemo, ukeneye kuba waruhuka, ngwino tube twajya kuba twakubaga inda yawe yavuyemo. Umukobwa ngo inda yiwe yavuyemo na yarumiwe, atangira kuba yavuga ati iki inda yanjye? Ubwo ariko batangiye kuba mubaza ati se basi nta famiye yawe iri hano hafi, cyangwa se umuntu wo mu muryango wawe waba uri hano hafi ngo abe yaza kuba yakujyana, cyangwa se aba ari hano hafi akwitayeho? Yatangiye kuba yatugira akavuga ati inda yanjye sigiye kuba yavamo, mana yanjye. Ubwo umukobwa nyine batangiye kuba bamubwira ko umwana we yari atwite, niba mwibuka neza muri episode zarangiye cyangwa se twasoje, yari atwite, ariko ntabwo yigeze abibwira uriya mugabo babanaga w'impumyi ari we Ru. Ubwo nawe ari aho ngaho arimo arabyumva, batangira kuba bamubwira ati bakugejeje ahangaha kwa muganga bakererewe, rero ikintu kigiye kuba cyabaho, umwana wawe ntabwo byabashije ko tuba twamwitaho, umwana wawe tugiye kuba twamukuramo, ntabwo byabashije kuba byakunda ko aza kuba yabaho. Ubwo nyine nibiza no kuba ukuntu binakomeye, ushobora no kutazongera kuba wabyara indi nshuro, ushobora kuba ugiye kuba wasoza kuba wabyara kubera ko ibintu birakomeye. Ubwo wa mugabo bahoze bakundana nawe arimo arabyumva, umukobwa yarumiwe, atangira kuba yavuga ati hoya, ibi byose ni amakosa yawe, ibi byose ni amafuti yawe, wanze kuba waza kuntabara, wansezeranyije kutazigera unsiga, none reba ibintu wankoreye, umwana wanjye, byakunaniye kuba wamwitaho, byakunaniye. Ubwo yatangiye kuba yabishinza Ru, amubwira ati byakunaniye kuba wamwita, ariko Ru akisekera avuga ati sibyo ngibyo ni ibiki? Akamubwira ati se ngewe kuba wabura umwana ni ngewe ugiye kuba wabishinza, ni ngewe ugiye kuba wacira urubanza? Umukobwa agatangira kuba yakumviriza,
akamubwira ati dogiteri we mubwire nawe abyumve, wenda ashobora kuba atarimo arabyumva ko yakererewe kuba banzana hano kwa muganga, wenda ashobora kuba atarimo arabyumva ko yatinze kuba yantabarira umwana, nawe bimusobanura abyumve dogiteri we. Ariko umuhungu akirebera hirya avuga ati uyu nguyu we yasinze icyangahe, yasinze iki ku buryo ngiye arimo aranshinza kuba nanze kuba namutabarira umwana nkandi. Ibite byiwe akamubwira ati we byose niwe wabiteye, ibi bibazo niwe wabiteye, wanze kuba wantabarira umwana. Iyo uza kuba wahaba ukanzana kare wakabaye wantabaye. Ubwo ngubwo muganga yatangiye kuba yamubwira ati so nguwo ari mu bantu bo muri famiye bawe. Ubwo nyine batangiye kuba bamubaza ati wa muntu nawe nuwo muri famiye yawe. Ubwo atangira kuba yamubwira ati se kubera iki watereranye n'umukobwa akaba yizanye hano kwa muganga, ni ukubera iki? Ubwo n'umukobwa nawe akavuga ati ntago se arimo arabyumva ibintu muganga arimo aravuga, ibi byose ni amafuti yawe, wumva ibintu barimo barakubwira, wanyiciye umwana. Ubwo umugore yatangiye kuba yabimushinza, ariko akamubwira ati ndekura mva imbere, ndekura. Umuganga nawe akavuga ati sibi ni ibiki murimo? Ubwo yese amubwira ati dogiteri we nawe ntago uzi ukuri, ariko reka mbe nashyira umucyo kuri bino bintu be wabimenya impamvu mva n'imvano ya bino bintu byose. Uyu mukobwa urimo urabona ahangaha yari atwite umwana, ariko uwo mwana nta nubwo yari uwanjye, umwana wari uri mu nda ntago yari uwanjye. Umukobwa yarabyibutse arabyumva. Umuganga nawe ati ngo iki ibyo bintu murimo muravuga se ni igishinwa, ni icyarabu, ni igiki? Iko ntarimo ndakimenya ibintu murimo muravuga ni ibiki? Ngo yari atwite umwana utari uwawe. Undi akamubwira ati se nyine ntago ubuzi ko ukiri impumyi, mbere yuko uba impumyi wegeze kuba wantera inda? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati reka ngewe ntago nigeze ngutira mbere yuko mba impumyi, kandi narabaye impumyi yashize imyaka 3 tubana, se ubwo umwana yari akiri mu nda. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati hoya reka mbe navugisha ukuri nuwahawo. Ubwo undi nyine akamubwira ati se kubera icyo atakwitayeho hawo, kandi wumva ko nyine umwana ari uwe, wagira ngo mwiteho gute kandi umwana atari uwanjye? Sibye imite tuhagaze, imite tufite, wagira ngo ngiye nite ku mwana utari uwanjye bite mu buhe buryo? Umukobwa nyine akigarura ibintu byamurenze, byamucanze. Ubwo umukobwa we bagiye kuba bamubaga, ariko bamubwiye ko ashobora kuba atazongera kuba yabyara. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati sibi bintu ni ukubera iki ibyakambayeho, bino bintu ni ukubera iki byambayeho, bigiye kuba byambaho ibi ni ibiki? Umuhungu akamuseka akavuga ati ibi ngibi ariko wibinshinza, amakosa sa yanjye ntago ari ayanjye. Umukobwa akavuga ati umwana wanjye abigendemo arapfuye, aragiye. Ubwo nyine bagiye kuba bacuranga ya ndirimbo ngo umugeni aratashye. Tayari ariko atangira kuba yavuga ati ariko byose ubundi ni hawo wabiteye, ibi byose ni hawo wabiteye. Iyaza kuba hari ntago ndibuze kuba namubabarira, bino byose ni ubiteye. Umukobwa yise ahindura nyine ikiganiro avuga ko ari buze kuba yatuma hawo ataza kuba yamubabarira. Ahita amubwira ati yego rwose ibyo byo rwose urimo uravuga byo ndagushyigikiye kuba utamubabarira, ariko ukaba utarimo urabinkiraho ngewe. Umukobwa ariko agatangira kuba yamufata akaboko akamubwira ati wanyumvishije basi ngewe reka mbe nakubwira. Ariko umuhungu akamubwira ati wandekuye, urimo urambaza icyo urimo uranshakaho iki? Wandekuye ngewe igihe nari impumyi narakwinginze ndakwinginga ukambwira ko uzahora hafi yanjye, uzambera umutima ukambera amaso, ibintu byose uzabimbera. Ariko ibyo wanyituye nyuma yabyo narabibonye. Rero nabonye famiye nshyashya, urimo urayibona umuryango mushyashya nungutse se, dore nguyu kandi nawe aratwite, tugiye kuba twakibaruka kana vuba ahangaha. Bamwita Wani niba utanabizi, Wani twigendere se. Ubwo Wani nuko nguko yigendeye, Tayari ajyana n'umugabo. Umugore yasigaye aho ngaho arimo arahamagara ati ntago wansiga gutya rega. Akamubwira ati ndakwinginze ni ukuri wambabariye, wanyumva, ndabizi urankunda, waretse kuba wagenda gutya, wambabariye wanyumvishije, ndatakambye. Akamubwira ati mbabarira, nta kindi kintu kibi nzakora, basi mbwira ikintu urimo urashaka ko nagukorera mbe nakigukorera ariko mbabarira. Umuhungu akamubwira ati bite byawe we wandekuye nkigendera. Yahise amwishikuza aramubwira ati ngendeka nigendere, ibyo uzajye kubibwira mama wawe, nge nta gahunda mfitanye nawe. Dore umuhungu yese yigendera.
undi yasigaye aho ngaho arimo aramuhamagara ati Ru, yewe Ru we. ubwo yaramubwiye ati reka tugende tube twareba ukuntu tukwitaho, tureke kuba twakereza kandi umwana atameze neza mu nda, ibyiwe byarangiriye mu nda. Umukobwa yarifashe aravuga ati mana yanjye, ibi ni ibiki iko mbona bindenze, ni ibiki bahungu bakobwa mwabyaye, yemwe nkubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. ubwo umuganga yaramubwiye ati se waje tukagenda, undi nawe akamubwira ati se koko urabibonye aransize cyangwa nimo ndareba nabi, yaba nsize. umukobwa we kubyiyumvisha byanze, byamunaniye ntago arimo ariyumvisha ko umuhungu amusize. bakamubwira ati hangane, ibintu biraza kuba byamera neza, reka tugende tukwiteho, turaza kuba twagenda tubyeguranye tubihengamure, ariko uze kuba wakongera ube wakira. umukobwa ariko n'ubundi nubwo bamubazi yatashye atameze neza, mu nda umwana yapfiriyemo, yatashye ameze utyo agenda atsinda iby'umutwe, atera umunani nk'uwakanyweye. ariko ibyo byose ni ibibazo bye byatewe no kuba yanze umugabo uwamukundaga. urukundo rwo kuri ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati amazi, ndi gushaka amazi. ariko akareba hirya agatangira kuba yavuga ati Ru, waba uri hano se ngo umpereze ku mazi? Ru we, waba uri hano ngo umpereze ku mazi? umukobwa yameze nk'umuntu wavangiwe, aba arimo arahamagara Ru kandi Ru yarigendeye, asigaye afite undi mugore bibanira. ubwo nyine nuko nguko yatangiye no kuba yabyibuka igihe yabaga ari aho ngaho yicaye yavuga ati amazi. umuhungu akayazana gutyo, akaza rwose nubwo atabonaga, ariko akamuzanira amazi ngabe yayanywa, ariko ntago yigeze abyitaho. ubwo yabaga yicaye gutya akajya kubona umugabo amuzaniye amazi, amubwira ati sheri, uri hehe? nari maje kuba nakuzanira amazi, ndakeka ko utayanyweye, nagiraga ngo mbe naguhereza amazi, kuko amazi ni meza ku buzima bwawe. akira banzu yanywe. umugabo yakundaga umugore we byadanje. umugore rero yabikoresheje nk'iturufu kugira ngo abe yamubabaza, ntago yigeze amukunda na gato. kubera we yamukundaga ntago yigeze amukunda. dore nuko nguko umugabo yabaga yishimye cyane, umugore nawe agahita amushimira ati cyane urakoze sheri, kubunyitaho, urakoze cyane kubunyitaho. ubwo umugore nyine nibyo arimo aribuka, akeneye amazi aho ngaho hafi, ariko akabura n'umuntu wayamuhereza. kubera hawa we waza umubaza iki, waza umubwira iki ibintu by'amastresi, ikaba yibereye mu tuntu tw'utubyiniro tudutaramo twa hato na hato. ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati Ru yaza kuba ari aha, aba mpaye amazi, ntago mba mvunitse, nta nubwo azanagaruka, ntago azagaruka. umukobwa yari afite agahinda arimo aravuga ati ntago azagaruka, ndabizi neza ntazagaruka. ubwo nuko nguko yarebaga akitegereza, akareba ahantu hari amazi, akavuga ati reka mbe nayifatira nyine, nabigenza ute se? ko nta kundi kuntu nabigenza. ubwo ngubwo kuri telefoni baramuhamagaye, bamuhamagara bihuta cyane, yahise yihuta nawe kuba yafata telefoni ngo abanze yumve umuntu urimo uramushaka. ubwo bahise batangiye kumubwira ati ni Tia wo kuri banke, rero turagira ngo tukubwire ko ikarita yawe iri buze kuba yahagarikwa mu minsi 3 yonyine. ikarita yawe ya banke turaza kuba twayihagarika mu minsi 3 kubera mutarimo murishyura amafaranga mwakoresheje yose, amafaranga yanyu. turagira ngo tubabwire ko turi buze kuba twahagarika. umukobwa ati ngo iki? ibyo urimo uravuga se ni Icyarabu, ni Igifaransa, ni Igishinwa, ni ibiki urimo uravuga? ubwo wese atangira kuba yavuga ati si ibyo bintu ko ntarimo ndabyumva, ikarita yanjye ya banki iriho amafaranga menshi, gute urimo uravuga gutyo ngo mugiye kuba mwayihagarika kandi iriho amafaranga? ibyo byaba ari ibiki se amafaranga yanjye nayo mukayahagarikaho? munsobanurire rwose, ntago ndimo ndabyumva. ubwo baramubwiye ati mu mezi 2 ashize yonyine, mu mezi 2 gusa wakoresheje miliyoni 3 zari ziri ku ikarita yawe, urimo urabyumva neza? ubwo batangiye kugenda bamusobanurira ngo kandi nawe uze kuba wabyirebera, niba urimo urabihakanya uze kuba wabyirebera, niba utarimo urabyemera uze kuba wabyirebera. umukobwa akavuga ati miliyoni 3 kuri account yanjye zarakoreshejwe mu mezi 2 yonyine, ibyo ngibyo se ni ibiki? miliyoni 2 zose zirakonsomwa, ziragenda ziva 3, ibyo ni ibiki? gute amafaranga yaba yakoreshejwe gutyo? ubwo se byaba byagenze gute? nsobanurira, ntago ndimo ndabyumva neza,
ntago ndimo ndabyumva. Umukobwa nawe yaracanganyikiwe kumva ko bagiye kuba bahagarika ikarita ye ngo kubera kuba yakoresha nabi amafaranga cyangwa se nyine amafaranga yiwe agiye kuba yayashizeho. Ubwo batangiye kuba bamubwira ati byose byakozwe na ntuza na Fang Hao ariwe mugabo wawe, niwe amafaranga yose wayakoresheje arenga miliyoni 3. Ubwo umugore yarabyumvishije atangira kuba yavuga ati ariko kiriya kigoryi ibite byacyo, gute kiriya kigoryi gikora biriya bintu Fang Hao, ibi bintu yakoze ni ibiki agomba mbone, kiriya kigoryi kigombe kimbone, gute yakoresha ariya mafaranga angana kuriya kugira ngo bigende gute? Dore nuko nguko yavuze ati ngende mushake mubone ngiye muhereze gasopo mbanze mwereke ku buryo n'undi munsi atazongera kuba yamenyera. Aho ngaho hari abarimo baraturitse uturahure binywera bavuga ati twinywere ku buzima bwacu, ibyana birahari. Ubwo nta wundi ubifite atari Hao ibyana biramwizanira amafaranga yo kuba ayarya nk'aho atazongera kuba yabaho. Ubwo nuko nguko arimo arasereburana abashuti bati yewe twikarage. Ubwo bagatangira ati ye muvandimwe Hao we, none se wowe urishimiye n'ibyo byanara cyangwa tukuzanira ibyisumbuye kuri ibyo ngibyo sha? Wowe ko amafaranga ubu yafite tukuzanira ibindi byana 2 ibishyashya birimo birajomba ari byo urimo wimenamo. Undi akavuga ati sha noneho hano hantu hari abakobwa beza, nukuri bino byana ni ibisoresore, ni byiza cyane, ngiye nabikunze, ni ibihanga. Iri joro ndashaka ko ngiye byose ndibuze kuba nabirarana umusore nyumvira, ngashaka kuba yararana ibi byana byose. Bakavuga ati yigo se, ahubwo tunywemo mwese mufate icyo kunywa, tunywemo. Abakobwa nabo bagasara ati yigo se, reka tunywemo, tayari twagiye. Ubwo nuko nguko bavugaga ati muvandimwe kabisa uri umuhanga, ugiye kuba wadutama karawundi, ntacyo bitwaye, reka tube twagafata, tubanze tuvuga ati haleluya, mwebwe munywe munishimye nta birenze, munywe. Ariko igitangaje amafaranga yose abarimo arakoresha n'ay'umugore. Ubwo bashuti be nabo bagagumya bavuga ati mukonsome mwebwe, amafaranga si ikibuze kuri Hao, amafaranga yarayafite mwebwe mwinywere, mutitangiriye itama, mutagize ikibazo mwebwe munywe, nta kibazo. Ubwo nuko nguko undi yatangiraga kuba yavuga ati mwebwe mwinywere se ngiye nababuza kuba mwanywa, mwebwe munywe nta kibazo. Ubwo ibikobwa byose biri aho ngaho bikavuga ati uyu mugabo ni n'umukire, araza kuba yaduhereza amafaranga, araduha amafaranga menshi. Ubwo ngubwo bakavuga ati tugiye kuba noneho twakina wa mukino wo kunywa nyinshi, tukareba uri buze kuba yanywa nyinshi, siko bimeze se? Ubwo abakobwa bo barimo barareba tuno mugabo ni umukire rwose, ngiye nabaza amafaranga ari bumpereze. Ubwo bandi bagatangira ati yemwe ntimuze kuba mwagira ikibazo, ntimugire ikibazo cy'amafaranga mwabakobwa mwebwe mumwiteho, icyaza kuba yakenera cyose mukimuhereze kuko mwebwe araza kuba yabishyura uko bikwiriye, mwebwe ntimugire ikibazo. Ubwo abakobwa bakavuga ati reka nanjye nkunezeze, niba ufite ubwatsi ngenda kunezeza rwose, kandi nagukunze, rino joro ninjye nawe rwose. N'umuhungu ati yigo se, ni byiza cyane. Ubwo abakobwa baravuze ati reka dutangire, twinywere gake. Ubwo baratangiye ati reka tunywe, bakavuga ati arayinywa, ndabizi arayinywa. Ubwo ngubwo nyine batangiye kuba bamusukira ubwo ngubwo inzoga ngo babanze nyine binywere. Abakobwa nabo bakavuga ati twebwe turaza kuba twagushimisha, ukuri murabisabwa byose, akira tubanze tugusangize, ubanze wumva ukuntu shozi itangwa. Gake bagashyira akantu mu kanwa. Ubwo ngubwo nyine urabona bimeze nk'imikino barimo bibereyemo. Ubwo nuko nguko Ruwo nawe yahise ahagera, yitegereje cya kigoryi cy'ikigabo, dore ibintu kibereyemo, icya kindi ngo barimo barabana. Yaje amubwira ati we Hao, urimo urakora ibiki? Ibyo ni ibiki urimo uragerageza kuba wakora? Za nshinzi zose zarahindukiye ati ngo iki? Ubwo n'abashuti biwe barahindukiye, nawe ubwiwe arahindukira ati iki? Wowe bite byawe uraza umbaza iki? Ni iki kikuzanye ahangaha urimo uraza umbaza ibiki? Nkande gutumbaza ubugoryi. Umugore yaramubazaga ati wowe uri mu biki aho ngaho? Ibyo ni ibiki urimo urakora? Urimo urakora ibiki? Abandi bahindukiye bareba ati wowe bite byawe kwa nini?
ufite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo ufite ko numva wishyanutse bite mada? Ubwo yaje yegera imbere, ariko umugabo ukamenya ko we nta kintu waza umubwira, nta kintu waza umubaza. Yaranutse, yararakaye. Umugore yatangiye kuba yamubwira ati gute uri kumwe n'abano bagore bose bangana gutya hano? Ibyo ni ibiki urimo? Undi yaramubwiye ati seruwo, bite byawe ahubwo wowe gute urimo uraza ahantu utemerewe kuba wagira ahangaha turimo turikinira imikino ukaza kuba waturogoya? Uri kubona wari ukenewe hano hantu ra? Cyangwa urimo urashaka kuba watwicira mudu twibereyemo wowe? Mbwira nsobanurira. Urimo uratwicira mudu ukaduhagarikira imikino. Reba imikino yacu yari igeze ahantu haryoshye none urayihagaritse. Umugore akavuga ati ariko wowe wataye kontroli, ni gute wavuga ibyo bintu wibagiye umuntu urimo urabwira? Wibagiye umuntu urimo urabwira? Urimo urabona ndi ikigoryi kiguhagaze impande se? Ku buryo utahagarika ibyo bintu by'ubugoryi? Undi akavuga ati noneho ngahe mundebere, ndi hano njyenyine arikanyise ngo ikigoryi umuntu w'umugabo sha asuzi ko nakugeze mu maguru ku buryo unyita umuntu w'ikigoryi njyewe? Ubwo n'abashuti be nabo bagatangira ati yewe ngati ngo iki? Umugabo nawe akavuga ati gute wanyita umuntu w'ikigoryi ngo uri aha ngaha imbere yawe? Ibyo ni ibintu byoroshye kuba wavugara? Cyangwa nawe ushyizemo kuba wakubahuka? Ntabwo uzi kuba wakubaha umuntu. Umugabo nyine yatangiye kuba yakiremereza, akavuga ati ngandebera, nta kindi kintu basi wakabaye wambwira ku buryo waza umbwira ati ndi ikigoryi mana we? Mbega umugore usuzugura. Ubwo ngubwo n'abandi bagatangira kuba bareba bagaseka, bavuga ati birasekeje birasekeje, ni ibiseko birasekeje birasekeje. Ubwo n'abandi bakobwa bose bagaseka, umugore bakajyaho bakamuseka, bagatangira kuba bavuga ati mwindakaza, ntabwo nshaka kuba narakara, njyewe ndimo ndashaka kuba nakubaza gute watakaza amafaranga arenga miliyoni 5? Nsobanurira neza amafaranga miliyoni 5 ikintu wayakoresheje. Ubwo bose bararebye ati ki miliyoni zingahe? Nge 5. Ubwo umugabo nyine nawe yatangiye kuba yareba nka simbizi. Umugore nawe agatangira kuba yavuga ati reba miliyoni 5 urazitakaje. Undi yatangiye kuba yamubwira ati we winsakuriza gute watinyuka kuba wambwira gutyo? Niba nkoresheje ayo mafaranga se miliyoni 5 birakureba hiki? Niki kirimo kirakureba muri ibyo ngibyo? Hari kirimo kirakureba? Ntabwo ubona ko ndi kumwe n'inshuti zanjye suri kubona zirimo zirarya ubusa? Aya ni amafaranga mushuti, aya ni amafaranga abashuti banjye barimo bararya. Rero ibyo ngibyo urimo urambwira ntabwo mbizi. Ubwo bashuti be nabo baratangira ati ibyo arimo arakubwira niko bimeze we ruwo, ibintu hawe arimo arakubwira niko bimeze, ntabwo turimo turarya ubusa hano, tuba dukeneye kuba twarya amafaranga agaragara niga. Bagatangira no kuba bamubwira mu masirenge, bakamubwira ati niga ibintu byose urimo urabona aha ngaha bifite igiciro kandi urabona ko natwe turi swing man. Ubwo bakajyaho nyine bakamubwira, bapongotse bakamubwira ati wowe ahubwo wishaka kuba waturakaza, ni wowe ubwawe uri muri rakaza niga. Tuvire mu maso ahubwo we twikomereza ikirori cyacu urimo urakica. Ntabwo dukeneye kuba twakumva ibyo bintu niga urimo uratubwira. Ubwo ngubwo bagatangira kuba bavuga ati twebwe ntabwo tuba tuzi ukuntu binjiza amafaranga, ikintu tuzi ni ukuyatakaza. Rero reka kutwicira ibyishimo niga, ushaka iki se nawe tuguhereze niga? Ubwo umugore nyine batangiye kugenda bamubwira amasirenge, aragenda nawe arumirwa, batangira kuba bamujya hejuru ati niga urimo urashaka kugera ku kise niga? Umugore yagiyeho nawe arumirwa, atangira kuba yavuga ati mwebwe ikintu muzi ngo ni ugutakaza amafaranga, ntabwo muzi kuba mwayakorera. Ubwo bakavuga ati nganyumvira idage ritumva neza ibintu sirenga turimo turavuga men. Ubwo yatangiye kuba yabwira hawe ati hawe we ngicyo nshaka nuko ngarurira amafaranga. Ariko yahise amubwira ati reka nkubwire, hagarika kuba wavuga ibyo bintu by'ubugoryi, amafaranga ni hehe bayahinga niga? Ubwo nawe yahise amubwira ati yewe niga amafaranga ni hehe bayahinga? Wowe uracyari mutoya, nanjye kandi urabona ndacyari mutoya, niyo mpamvu ngomba kuba nakishima utuntu n'utundi nkadukora. Rero kubw'izo mpamvu waretse se ubundi tugakora divorce, ko n'ubundi tutigeze tunabana cyangwa se ngo dushyingiranwe. Niba ari niyo divorce yimpereze nanjye, twikorera ibyacu twebwe twere hano, duspending amafaranga, dukoresha amafaranga, nibyo bintu byacu twebwe tuba twiyiziho. Sibyo wa muturage wese, ibi ntago wabimenya kubera uri umuturage. Ntago wamenya ibintu byo kuba umuntu yasohoka nka gutya ukikoraho nawe ukaza ukajya ahantu nka hano ugatangira ukakonsoma utuntu n'utundi. Ibyo ntago wabikora kubera ko mu mutwe wawe haracyari hasi cyane. Ndimo ndakubeshyera se? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakumirwa na wa mugabo babanaga, yatangiye kuba yamubwira ati urimo urambona se?
njye ibintu ndimo ndakubwira ni ibintu marizemo igihe kihagije. Ariko umukobwa yaramubwiye ati hawe uri ikigoryi. Ubwo yahise amukubita akantu kitwa akageri kahariya hagati, kutubiye tubiri niho yamukubise akageri, amubwira ati uri ikigoryi wowe, uri ikigoryi, uri ikigoryi. Ubwo bakatwereka inyuma ukuntu abigenjeje, yakubise kutubiye tubiri. Bashuti be nabo ati ye, utubiye aratumennye we, utubiye aratumennye za kiniki. Ubwo bose barumiwe ati uno mugore ko mbona atoroshye. Ubwo hawe baramukubise, atangira kuba yamubwira ati ruwo ubundi uri umusazi, uri umusazi. Ubwo umugore ariko yahise atangira kuba yamubwira ati inda yanjye yavuyemo hejuru y'ubugoryi bwawe kandi byose niwe wabiteye, unsunikira hariya ku ntebe byose niwe wabikoze wa kigoryi we. Umwana wanjye yavuyemo. Ndatangira kuba yavuga ati iki none se urabona uberewe no kuba umugore? Reka ntabwo uberewe no kuba waba umugore, wapi. Undi akamubwira ati wanciye inyuma, ngenda bikubwiye ariko ibi ngibi uzabyicuza, ibi bintu byose unkoreye uzabyicuza wa mugabo we, uba uri maso ubimenye, uzabyicuza bino bintu unkoreye. Umugabo agatangira kuba yakambakamba. Umugore nawe nuko nguko yahise yigendera, ariko aramubwiye ati bino bintu byose unkoze uzabyicuza. Bashuti be baje birukanka cyane ati yewe hawo bimeze neza. Ubwo baje birukanka cyane ati muvandimwe haguruka. Ubwo umugore yarabibonye, atangira kuba yavuga ati ruwo cyangwa se nagambaniriye none nanjye kino kigoryi kirangambaniye. Hejuru y'ibino bintu byose by'ubugoryi ntago nakifuza cyangwa se ntago nakifuza kuba nakongera guhura na kino kigabo cy'ikigoryi, ariko ibintu byanjye byose birangiritse kubera kuba nakizera uyu hawo. None reba ibintu byose ukuntu birangiye, dore nuko nguko byarangiye bitagenze neza, dore nuko nguko byarangiye bitagenze neza. Umugore yizeye undi mugabo, ariko umugabo yamweretse ko batiganye. Aramubwira ati reka ubwo nuko nguko bakatwereka umugabo n'umugore bo babereye mu kwabuki, arimo amubwira ati ngwino tugende, ati cyane tugende. Dore wa mugore yari arimo arabitegereza, atangira kuba yavuga ati yewe guhindukira, dore ngo arahita abona uwahoze ari umugore waje kuba yamureba ati nanone se nanone. Ubwo umugore yararebye yitegereza neza, ahita amubwira ati yewe sheri reka mwe muganira, nta kibazo, reka mbe mbategereje mu modoka, nta kibazo. Ubwo ari nk'umunyarwanda no guhita amubwira ati sino nshinzi gute akamutuka bakanarwana. Ariko hanze ho baba bazi kuba batuza, akamubwira ati sheri ngiye kuba nabagutegereza mu modoka we ntutinde. Akamubwira ati yego nta kibazo, genda ujye mu modoka, ndaje. Akabyumva akamwumva, ariko akireka ari nk'umunyarwanda ukareba ngo barafatana, akamubaza ikintu arimo aramushakirira ku mugabo. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati ndakeka umaje kuba wakihorera, n'umwana wanjye nawe yavuyemo bambaze cyangwa se barambaza umwana wanjye nawe yavuyemo. Ubu ni ukuvuga ngo bishobore kuba ntazongera kuba nabyara. Ndakeka hari wishimye kuri ibi bintu byose byabaye, ndakeka ko byose urimo urabyishimira, bino atari ukuvuga ngo ntago nawe urimo urabyinira ku rukoma. Ibi bintu urimo urabyishimira birimo birambaho, siko bimeze se. N'umukobwa arimo ararira. Umuhungu akavuga ati ariko njye ntabwo nshaka kwihorera, ntabwo nigeze nkubwira ko nshaka kuba nakihorera. Niki se ngiye nakoze ku buryo wavuga ngo ngiye nshaka kuba nakihorera? Niki kintu nagukoreye ku buryo wavuga ngo ngiye nshaka kuba nakwihoreraho? Uwo si ngewe pe, uwo si ngewe ushaka kwihorera. Umukobwa agatangira kuba yamubwira ati ndabizi neza ko ngiye nakoze ibintu bitari byo, ngiye na hawo twakoze ibintu bitari byo, ariko ngewe ndimo ndavuga ko nyine twabikoranye na hawo, kandi nawe urabizi ibintu byose twakoze bitari byiza ndi kumwe na hawo. Si urimo urabyibuka se? Nawe kandi urimo uramwibuka, si urimo uramwibuka? Ubwo nyine atangira kuba yamubwira ati nagusezeranyije ko ntazigera mva iruhande rwawe, ariko byarangiye ngewe ntatiriye igihango, ariko nagiraga ngo nkubwire ngo nashakaga kuba nabi iruhande rwawe. Atangira kuba yamufata, akamubwira ati noneho ngewe ubu nemeye kuba natangira bundi bushyashya nawe, nukuri mpereza umwanya mbe natangira ubuzima nge nawe. Umuhungu ati iki? Ubwo yarumiwe cyane, aramubwira ati ngo gutangira? Utangira iki se? Utangirane nande? Utangirire hehe? Nande utangirana nawe? Ubwo umuhungu akamubwira ati utangirane nande koko? Eko ndibyo ndimo ndibaza.
umukobwa nyine akamubwira ati nanjye ndashaka ko dutangira nyine ubuzima bushyashya, reka dutangire twibagirwe biriya byose byahashize, dutangire ubundi buzima, ntabwo nzigera kuba nakongera kukugambanira, ni ukuri nyizera ntabwo nzigera kuba nakugambanira, ndagusezeranyije. Ariko umugabo nyine agatangira kuba yavuga ati we ndekura tomanyira, akamubwira tuzi n'ibindi se, amakosa yose wakoze ndakeka byose urimo urabyibuka, rero ikintu nakakubwiye ni ukugenda nyine ukabireba ukabyigiramo, ariko bikaza kuba byagufasha kuba wagenda ukabana nahawe cyangwa se undi muntu wakwifuza kuba wabana nawe kuko hawe warikunda cyane. Nicyo kintu nabonye ushobore kuba urimo uranicuza kuba waramenyanye nawe kubera ko warikunda cyane. Ariko reka mbe nakubwira ati amakosa yose wakoze genda uyigiremo, uzashaka undi muntu mubana, ndabizi ko bizakubera byiza, bizakubera byiza, genda uzashaka undi muntu mubana, ariko nge ntabwo byakunda ko nongera kubana nawe. Umukobwa ati hoya ru wanyumva, wanyumvishe, ni ukuri nyumva ndimo ndagusaba imbabazi, wanyumvishe. Umuhungu akamubwira ati wandekuye wowe, nicyo utarimo arumva, urimo urashaka kuba wagira kuki nta kintu nakubwiye, njyewe ntabwo nshaka kuba nagumana nawe kandi sinshaka no kuba nakumva, sinshaka kumpereza impamvu zidafatika, izo mpamvu zawe ni ubugoryi mva impande, nge nigendere. Idore umugore ngaramanura ku kirahure, akamanuraho gake gake, ubwo ngubwo aritegereza umugabo we, aramubwira ati se sheri, eka inama igiye kuba yatangira, twagenda, inama igiye kuba yatangira ngo tugende. Undi yaravuze ati yego bebe, yigo sheri. Umukobwa atangira kuba yapfukama, aratakamba ati sheri, yewe ru wanyumvishije. Ubwo abasekirite n'abakazi kabo nako ngako bari bagiye kuba bakora, baramufata ati wowe vayo tugende, ngwino tugende. Umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati wanyumvishije ntunsige, winsiga. Tayari dore barayigendeye, umukobwa asigara arimo aravuga ati winsiga, baravuga ati twitwarire tugende, uriya mwihorere se mureke ibye, nawe arabizi mureke. Umukobwa atangira kuba yavuga ati hoya waretse kuba wansiga koko, winsiga. Ubwo imodoka yaratsimbuye, umukobwa yiruka inyuma, arimo aragenda avuga ati mwinsiga, winsiga ru, yewe ru, dore nuko nguko yamusize arigendera. Umukobwa nawe akomeza yirukanka ku modoka, ariko n'ubundi amaherezo nayahe se katasiga imodoka. Ubwo nuko nguko bo bikomereje barigendera, umukobwa nawe asigara yiruka ku modoka avuga ati mwafunguye umuryango, ndakwinginze fungura umuryango, wafunguye umuryango ru. Ubwo yagiye hatangira kuba yahamagara ru, kandi ru yafashe umwanzuro, yikoreye ubukwe. Imodoka itangira kuba yakirukanka, umukobwa abona ko ibintu yigiraga byose igihe cyari kitaragera, igihe cyiwe cyageze, ibyiwe bigasubirwamo. Tayari dore imodoka ngo iratsimbura ikigendera, umukobwa nawe yasigaye aho ngaho, ukabona ko ibintu byose birangiye. Yatangiye kuba yavuga ati noneho ubu ngubu nta kintu mfite kuba nakora, byose bindangiriyeho, nta kintu na kimwe mfite kuba namukora, kuko aransize aragiye. Ubu se ni iki kintu nakora? Umukobwa yatangiye kuba yakibaza ikintu yakora, akagitekereza akakibura, akavuga ati se kubera iki bino bintu byambaho? Tayari dore umukobwa ngo biramucanga, umukobwa dore ngo biramurenga, ibintu byagiyeho biramurenga, biramucanga cyane. Atangira kuba yavuga ati kubera iki bino bintu byambaho? Uru rukundo nk'uru nguru ni ukubera iki narutesheje agaciro, nkanga kuba nakakira urukundo yankundaga, ngahitamo kuba nanjye nakishakira undi. None reba ikintu bitanze kuba nanjye ntakibasha kuba namubona, dore ukuntu bigenze. Umukobwa yasigaye ngaho avuga ati se ni ukubera iki uru rukundo rugenze gutya? Uru rukundo ni ukubera iki rungendekeye gutya? Ibintu bincanze bindenze. Umukobwa yasigaye aho ngaho arimo aribaza ati kubera iki ibintu byancanga bene kano kageni bikampindukiraho? Ubwo ngubwo yasigaye aho ngaho arimo aribaza impamvu ya byose, ibintu byaba bimurangiriyeho bimucanze, ibyasigaye bimucanze. Ubwo nuko nguko natwe tugasoje. Reka ngushimire we twayitangiranye kuva kuri episode ya mbere kugeza kuri iyi ngiyi, ngushimire cyane, nkubwira ati kari keza cyane. Nagerageje kuba nabakorera ndende kugira ngo tuyirangize, kuko hari haciyemo agahe tutayireba.
ndavuga ati reka nyihurize hamwe tuyirangize. Ariko reka mbe nagushimira we muntu twayitangiranye. Reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video wayibonye cyangwa se wayibonye iramutse yaragushimishije. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Reka dutegura kandi keza cyane tuzaba twabanamo kuva gatangiye kugeza karangiye. Nkubwira ati Imana ikurinde kandi warakoze cyane. Nsuhuze b'abarundi tujya tuzirebana kuva zitangiye kugeza zirangiye ndetse n'abanyarwanda twese. Ego yego, ciao ciao.